Hari abantu batarasobanukirwa ko kubona amafaranga bishoboka kandi mu by'ukuri kubona amafaranga byoroshye ndetse no mu gihe uvuye mu rugo iwawe aho uba cyangwa se aho utuye. Twahishwe amabanga menshi y'aba bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, harimo Facebook, harimo harimo ama Facebook, harimo zino za TikTok ndetse by'umwihariko hakazamo n'icyo bita YouTube. Izi ni imbuga zinjiriza amafaranga abazikoresha ariko mu buryo batigeze bashima cyangwa se bakunda kugaragariza sosiyete cyangwa se kugaragaza muri rusange uburyo izi mbuga zibyara amafaranga cyangwa se zinjiza amafaranga mu buryo bw'umurengera, ku buryo abazikoresha mu gihe gitoya bashobora guhinduka ba miliyoneri. Uri aho ngaho wicaye, mu by'ukuri wari ufite impano runaka cyangwa se wari ufite ikintu runaka ushobora gusangiza sosiyete kandi kikungura sosiyete mu buryo bw'imitekerereze ndetse nawe ukunguka wungukiye kuri za mbuga. Ibi ngibi nibyo nshaka kubasangiza. Sinzitinzeho cyane, sindanazirambaho cyane, ariko nanjye namaze gusobanukirwa, namaze no kumenya inyungu iri muri izi mbuga. Ntabwo aba YouTuber bigeze batubwira ibanga riri muri YouTube cyangwa se akarambaye cyangwa se akayabo k'amafaranga ari muri YouTube. YouTube ifite amafaranga ku buryo abantu benshi batabitekereza cyangwa se batabyiyumvisha. By'umwihariko ku muntu ufite impano runaka cyangwa se wifitemo ikintu runaka yasangiza abantu muri rusange. YouTube ntabwo irushya, nta nubwo isaba amafaranga kugira ngo uyifungure, ariko abantu ntabwo bajya basobanukirwa uburyo bakoresha YouTube ibabyarira amafaranga cyangwa se ibabere business binjiriza amafaranga umunsi ku munsi, nabo babashe kubona amafaranga buri kwezi nk'uko umushahara cyangwa se nk'uko umuntu ukorera umushahara, akorera ikigo runaka, akorera leta, akorera sosiyete se cyangwa runaka, abona amafaranga buri kwezi. Ushobora kubona amafaranga buri kwezi nawe wikoreshereza YouTube ikakubera inzira ikwinjiriza amafaranga kandi mu by'ukuri utanavuye mu rugo. Hari ubwo ushobora kwibaza ngo bizagusaba ibintu byinshi, ushobora kuyikoresha bizagusaba kamera, bizagusaba oya, ntago YouTube kuyikoresha bisaba ibintu byinshi. Ushobora kuba wifitiye telefone yawe y'ibihumbi 80, ushobora kuba wifitiye telefone yawe yoroheje rwose pe, ukabyaza umusaruro YouTube ukoresheje telefone yawe idahenze, idaremereye, yewe itanafata n'amashusho ahambaye, ugakoresha telefone yawe ukabyaza umusaruro. Ni ikiro bisaba kugira ngo winjize amafaranga kuri YouTube. Icya mbere bigusaba kuba muri wowe wifitemo creativity, kuba wifitemo ikintu ushobora gusangiza abanyarwanda cyangwa se ushobora gusangiza isi yose muri rusange, wumva kiri potential, kirimo innovation gitandukanye n'ikindi kintu cyangwa se n'ibindi bintu byirwa bicacara ku mbuga nkoranyambaga. Icya mbere ugomba kuba ufite icyo kintu. Iyo umaze kukiyumvamo rero ugomba kumenya, ugomba gushaka uburyo ushaka email, ugomba gufungura email. Iyo ufite email, kubona cyangwa se gukoresha YouTube ni ibintu byoroshye cyane. Guys, YouTube yinjiza amafaranga. YouTube yinjiza amafaranga. YouTube iguha amafaranga nawe ubwawe utatekerezaga kuzatunga. YouTube iguha amafaranga ikagukura ahantu wari uzi yuko utazava, ikakwicaza ahantu wari uzi kutazicara. Ndabaha urugero, mureba abantu bakoresha ama YouTube bose uyu munsi n'abakire, ariko ibyo banga ntabwo bigeze bari babwira. Ibyo banga ntabwo bigeze bakunda kuri babwira. Uretse na YouTube n'izi mbuga zindi, sibyo ko nzozazigaruka, ariko uyu munsi ndashaka kubabwira kuri YouTube. YouTube rero kugira ngo ikwinjize amafaranga bisaba iki? Cyambere nabibabwiye, ugomba kuba wifitemo potential, wifitemo impano runaka, wifitemo icyo wumva wasangiza isi muri rusange, ariko kikanyura kuri wa muyoboro wawe wa YouTube. Urugero ni nk'uko postinga igitekerezo cyawe runaka kuri WhatsApp cyangwa se ukagipostinga kuri Facebook nimba uyigira. Ushobora gupostinga igitekerezo cyawe kuri Facebook kigakurikirwa n'abantu barenga 1000. Ushobora gupostinga igitekerezo cyawe kuri WhatsApp bitewe n'abantu ugira n'abantu bakurikirana, ugakurikirwa n'abantu barenga 500. Icyo gihe rero aho ni ahantu upostinga ibintu byawe cyangwa n'ahantu upostinga ibitekerezo byawe ntibyunguke, ntibikuzanire umusaruro. Ariko by'umwihariko kuri Facebook aho biterwa n'uburyo wayikreatinze, tuzabigarukaho nayo mbereke uburyo ishobora kukwinjiriza akayabo k'amafaranga ndetse no kurusha YouTube. YouTube rero urayifungura ukagira YouTube channel yawe. Warangiza iyo umaze kuyifungura, icyo ukora ni ukubyaza umusaruro cyangwa se kudevelopa bya bitekerezo byawe ufite bitandukanye cyangwa se ya mpano yawe ufite itandukanye n'indi y'abandi, ukayigira gute, ukayidevelopa, ukayibyaza umusaruro ukoresheje telefone yawe. Ushobora gukoresha ka video cyangwa se ugakoresha record ukabyaza umusaruro ya mpano yawe ikurimo. Ariko ibyo byose ubikora iyo wamaze gufungura YouTube channel. Nababwiye ko gufungura YouTube channel bisaba kuba ufite email. Iyo umaze kubona email, gufungura YouTube channel biroroshye, nta kiguzi bigusaba. No kubona email nta kiguzi bigusaba, ugafungura YouTube channel yawe. Iyo umaze gufungura YouTube channel yawe, utangira no uploadinga bya bitekerezo byawe cyangwa se no gushyiraho bya bitekerezo byawe, nko postinga kuri WhatsApp cyangwa se postinga kuri Facebook. Nawe utangira no kudevelopa bya bitekerezo byawe cyangwa se ya mpano yawe ugatangira kuyubaka neza ukoresheje audio cyangwa se ugakoresha ama video na audio biri combine. Hanyuma ugatangira kujya ubishyira hehe, ubishyira ku rubuga rwawe rwa YouTube. Wambaza utese YouTube uko nyishyizeho niko itangira kumpemba? Oya, cyo naba nkubeshye. YouTube itangira kuguhemba mu gihe wujuje igisaba. Hari igisaba ugomba kubanza kuzuza. Ibyo ngibyo rero isaba
ntabwo wabyuzuza utagira gute, udapostinga cyangwa se udashyira amavideo cyangwa se udashyira amarekodi runaka kuri ya YouTube channel yawe. Guys, ngiye kubabwira ibintu bibiri YouTube isaba kugira ngo itangire kukwinjiriza akayabo k'amafaranga, hanyuma ibindi tuzabikomeze nyuma. YouTube ikintu cya mbere isaba, igusaba kugira abantu bagukurikirana cyangwa se abo twita aba subscribers cyangwa se abasabone bari mu igihumbi cy'abantu bagukurikirana. Iyo umaze kubona igihumbi cy'abantu bagukurikirana muri bya bintu byawe washyize kuri YouTube cyangwa se ya mavideo yawe washyize kuri YouTube cyangwa se za marekodi za voice note za voice washyize ariko wazikoze neza, zarakurikiwe n'abantu. Iyo zakurikiwe n'abantu, ubwo bisaba ngo ba bantu za views cyangwa se ba bantu bagukurikirana cyangwa se ba viewers bagukurikirana, bya bintu YouTube iragenda ikabivunjamo. Niba video yawe ifite isaha imwe cyangwa se niba video yawe cyangwa se audio yawe ifite iminota 5, ba bantu bagukurikirana uko bagiye bayireba, niba bayirebye bakayirangiza, niba begereje hagati, bya bintu YouTube iragenda ikabiterateranya ikabibyazamo icyo bita amasaha. Mu rurimi rwa terme ya YouTuber y'aba YouTuber tubita watch hour. Izo watch hour rero nizo zizamuka iyo zimaze kugera mu bihumbi 4. Iyo zuzuye ibihumbi 4 ufite aba subscribers igihumbi, aho ngaho YouTube ikwemera noneho ku applyinga kuba umupatina wayo, kugira ngo noneho witwe umupatina wayo, ibyo ukora noneho byose bijye ujye ubikora bikwinjiriza. Guys, reka magara ndekerera aha ngaha, tuzakomeza noneho turebe ni gute YouTube ikwinjiriza ukajya ubona amafaranga mu buryo bwa buri munsi, waninga buri munsi cyangwa se winjiza amafaranga buri munsi uko wakoze. Tuzanabireberaho, nzakomeza tunareba uburyo Facebook ndetse na TikTok bishobora kukwinjiriza akayabo k'amafaranga buri munsi, ndetse ugatungwa n'ibyo bintu ukaba umuherwe, ukaba umuntu ukomeye, ukaba umuntu ufite amafaranga menshi kandi wikoreshereza izi mboga gusa. Ntuzacikwe ubutaha. Niba ukunze ko tubana muri ibi bintu bishobora kudufasha gutera imbere, kora subscribe ndetse ukore share kugira ngo na like kugira ngo dukomeze kubana buri munsi.